twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mwese mudukurikiye kuri channel ya Ingando Online. Twizere ko mumeze neza aho muherereye hose kandi mwamaze gukora subscribe, ariko nawe utarayikora akaba ari akanya keza ko kuyikora kugira ngo nawe ujye mu bari abantu benshi babona igano byacu uko tubishyizeho ako kanya. Mu nzozi dukunda kurota, inzozi zo kurota urohama cyangwa se ugwa mu mazi nazo zirimo. Muri aka kanya mureka tuganire ku busobanuro ndetse n'icyo inzozi zo kurota ugwa mu mazi cyangwa se urohama zihishura. Inzozi zo kurota urohama zigira ubusobanuro bukomeye cyane kuko amazi mu nzozi zacu agaragaza amarangamutima ndetse n'ibyiyumvo byacu. Kandi nanone mu nzozi amazi agaragaza ingano y'ibyishimo ndetse n'amarangamutima yacu uko biba bingana. Inzozi zo kurota ugwa mu mazi cyangwa kurota urohama zerekana ko hari ikintu kikubereye umutwaro cyangwa wiyumva nk'umeze nk'aho uri ku ruhato. Mu gihe rero ngo ugeze inzozi zo kurota urohama ugomba kuzirikana cyane kandi ukibaza impamvu yaba iri inyuma y'uko kurota urohama cyangwa se kurota ugwa mu mazi. Ngo kuko ahanini ziba zikwereka ko hari ibibazo uri gucamo muri iyo minsi kandi wowe wanze gushaka inzira yo kubikemuramo, ahubwo wowe ukiremera inzitizi zikubuza kubivamo. Izi nzozi kandi hari ubwo zikwereka ko hari impinduka ikomeye igiye kuzabaho kandi izahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ngo rero mu gihe cyose ugeze ubu bwoko bw'inzozi bwo kurota urohama cyangwa kurota ugwa mu mazi, ngo ni igihe cyiza uba ukwiye gufata kugira ngo ihindure imico n'imyitwarire yawe, ngo kuko uburyo uba witwaramo muri iyo minsi ntabwo ari uburyo buba bukwiye. Noneho reka turebere hamwe ubusobanuro hafi ya bwose ushobora kurotamo urohama. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Uburyo bwa mbere ushobora kurota urohamamo ni ukurota urohama wowe ubwawe. Izi nzozi zo kurota urohama wowe ubwawe, iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko wuzuwe n'ibibazo byinshi, mbese wumva umeze nk'aho waruhamye mu bibazo kandi ufite ibibazo amatoni n'amatoni byose biri ku mutwe wawe, akaba ari wowe ubwawe ugomba gushaka uburyo byakemukamo. Ngo rero mu gihe ugeze ubwoko bw'izi nzozi zo kurota urohama wowe ubwawe, ugomba kurushaho gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo urimo cyangwa se ibibazo ucamo muri iyo minsi urota izi nzozi. Ngo kuko uburyo ibyo bibazo biba ari byinshi ngo biba bishobora kukuzanira indwara zituruka ku gutekereza cyane. Kandi nanone izi nzozi zo kurota urohama wowe ubwawe zikugaragariza ingano y'agahinda ufite ndetse n'umujinya kubera ibibazo uri gucamo wabuze uko ukemura. Uburyo bwa kabiri ushobora kurota urohamamo ni ukurota urohama ugapfa. Izi nzozi zo kurota urohama ugapfa, iki ni ikimenyetso kibi kuko bikugaragariza yuko ngo wowe ubwawe utihagije kugira ngo ukemure ibibazo uri gucamo, ngo ahubwo uko byagenda kose uzakenera imbaraga z'abandi bantu kugira ngo bagufashe gukemura ibibazo uri gucamo. Rero ngo mu gihe utabonye izo mbaraga zituruka ku ruhande, ibibazo uri gucamo bishobora kurushaho kuba ingutu. Uburyo bwa gatatu ushobora kurota urohamamo ni ukurota urohama ariko ntupfe. Kurota ugwa mu mazi ariko ntupfe, izi ni inzozi nziza kuko zifite igisobanuro kiguhishurira yuko ibibazo ndetse n'ingorane uri gucamo uyu munsi uzagera igihe ukabicamo neza, ukava mu gihe cy'akababaro ahubwo ukagera mu gihe cy'ibyishimo, igihe cy'intsinzi ndetse n'umunezero. Kandi bikanakwereka yuko wifitemo ubushobozi bwo gutsinda inzitizi wahura nazo zose. Uburyo bwa kane ni ukurota urohama ariko ukamanuka hasi ku mucanga, hasi ku mucanga. Izi nzozi zo kurota urohama ukamanuka hasi ku mucanga, iki ni ikimenyetso kikwereka yuko ufite inshingano nyinshi ku buryo n'ibyakabaye bikorwa n'abandi ubwabo babyihorera ahubwo bakabiguhirikiraho. Izi nzozi rero ziba zigukangurira kurushaho kwigenga ndetse no kutabaho ugendera ku by'abandi. Ahangaha kandi nanone ngo ugomba gushira ubwoba bwo kubwira abantu uko wiyumva, ukarushaho gukora no kwita ku bikureba wowe ubwawe mbere yuko wagera gutekereza ku by'abandi. Mbese ngo ahangaha ugomba gukora ibikureba mbere y'ibindi byose. Uburyo bwa gatanu bwo kurota urohamamo ni ukurota ugwa mu mazi cyangwa se kurota urohama ariko ukagerageza koga kugira ngo udapfa, ukarwana n'amazi kugira ngo udapfa. Izi nzozi zo kurota ugwa mu mazi ariko ukagerageza koga kugira ngo udapfa ni ikimenyetso kikwereka yuko uhangayitse cyane ku buryo ufitanye amakimbirane n'amarangamutima ndetse n'ibyiyumvo byawe.
cyangwa se ku rundi ruhande hakaba hari umuntu wakubabaje cyane ku buryo wumva wabuze uburyo wabimubwiramo cyangwa se wakemura ikibazo mufitanye. Uburyo bwa gatandatu ushobora kurota urohama ni ukurota ubona umuntu arohama. Izi nzozi ntago zihishura ikintu cyiza kuko zigaragaza yuko hari ikintu kigiye kukubaho kandi kitari cyiza na gato. Aha twavuga nk'impinduka, uburwayi ndetse n'ibihe bikomeye ugiye kuzacamo kandi bitazabikoroheye na gato. Uburyo bwa karindwi ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukurota ubona wowe uroha umuntu, waba ubishaka cyangwa se utabishaka, ariko ukabona kugira ngo agwe mu mazi ni wowe ubigezemo uruhare. Izi nzozi zo kurota uroha umuntu ni ikimenyetso kitari cyiza kuko ziguhishurira yuko ufite ibibazo wowe ubwawe bishingiye ku mitekerereze y'uburyo utekerezamo. Kandi ngo nyuma yo kugira ibibazo bishingiye ku mitekerereze yawe, gusanga hanini ibibazo ufite bishingiye ku buryo ubonamo abantu, ndetse ugakunda no kugira ibibazo ariko bituruka mu bihe byashize. Uburyo bwa munani ahangaha ushobora kurota urohama ni ukurota ubona urohama mu mazi ariko ari umuntu ukoroshyemo. Uyu muntu nawe ngo yaba abikoze cyangwa se atabishaka, ariko ukabona kugira ngo ugwe mu mazi niwe wabigizemo uruhare. Izi nzozi zo kurota ubona umuntu akoroha mu mazi ni ikimenyetso kitari cyiza kuko izi nzozi zo kurota ubona umuntu akoroha mu mazi ari ikimenyetso kikwereka yuko hari umuntu uri kugambirira kukugirira nabi. Ngo uyu ashobora kuba ari umuntu mukorana cyangwa se akaba ari undi muntu mufite ikindi kintu muhuriyeho. Ngo rero mu gihe ugize izi nzozi zo kurota umuntu akoroha mu mazi, ugomba kurushaho kwitonda no kuba maso no kwitondera abantu mubana ubuzima bwa buri munsi kugira ngo wirinde uyu mugambi baba bagufiteho utari mwiza. Uburyo bwa 9 ushobora kurotamo inzozi zijyanye no kurohama ni ukurota ubona umuntu aroha undi mu mazi. Izi nzozi zo kurota ubona umuntu aroha undi mu mazi ziguhishurira yuko hari ibintu biteye isoni ndetse biteye n'ubwoba ugiye kuzahatirwa gukora, mbese uzakora bidaturutse ku bushake bwawe. Ngo rero mu gihe ugize ubwoko bw'inzozi ugomba kurushaho cyane kwita ku myitwarire ndetse n'imico ugira ishobora kugushyira mu bihe bishobora gutuma wicuza. Ubwoko bwa 10 ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukurota ugerageza kurohora umuntu warohamye. Kuri izi nzozi zo kurota ugerageza kurohora umuntu, kuko izi nzozi zikugaragariza yuko uri mu bihe wiyumva nkaho wihagije kandi wishimira ibyo wagezeho, ku buryo ngo no mu byo ukora nta na kimwe uba uteganya guhindura kuko icyo warateganyije gukora cyose kiba cyaragenze nk'uko wari waragiteganyije. Ku rundi ruhande izi nzozi zo kurota uvana umuntu waguye mu mazi ngo ni ikimenyetso kikwereka yuko ugira akababaro kuko abandi babayeho, ku buryo uba wumva nkaho wakabahaye ubufasha, mbese ni ikimenyetso cyo gufasha. Uburyo bwa 11 ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukubona umuntu akorohora mu mazi. Wowe mu gihe wari waguye mu mazi ukabona hari undi muntu uri kugerageza kukorohora mu mazi. Izi nzozi zo kurota ubona umuntu akorohora mu mazi, iki ni ikimenyetso cyiza kuko biguhishurira yuko ibyari nk'inzitizi kuri wowe, bya bindi byakubuzaga kugera ku byo wiyemeje, ibi byose nabyo bigiye kugera ku iherezo. Ku rundi ruhande izi nzozi zo kurota ubona umuntu akorohora mu mazi biguhishurira yuko hari ikintu cy'icyago cyangwa se ikigeragezo kigutegereje ugiye guhura nacyo, ariko uzahita utsinda mu kanya ka vuba. Uburyo bwa 12 ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukubona wowe urohora umuntu wari waruhamye kandi unabona yuko ageze ku rwego rwo gupfa. Ni ikimenyetso cyiza kubera yuko zikwereka yuko ukeneye kurushaho kwita ku mukunzi wawe. Ngo mu gihe wabonye uyu muntu yaruhamye ukabona kandi yuko ageze ku rwego rwo gupfa ariko ntugerageze kumurohora, nibikwereka yuko uri mu bihe utakibashije kwita ku mukunzi wawe nk'uko abikeneye. Uburyo bwa 13 ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukubona umuntu yaruhamye cyangwa se abantu benshi baruhamye. Izi nzozi zo kurota ubona umuntu cyangwa se abantu benshi baruhamye ntago ari ikimenyetso cyiza kuko ziguhishurira yuko hari ikintu kibi kigiye kuzakubaho mu minsi ya vuba. Kandi nanone ku rundi ruhande izi nzozi zo kurota ubona umuntu waruhamye cyangwa se abantu benshi baruhamye ni ikimenyetso kiba giguhishura yuko ushobora kuba ugiye kubura cyangwa se gupfusha inshuti yawe mu buryo bubabaje cyangwa se mu buryo bw'impanuka.
rero ngo n'izi nzozi zigukangurira kurushaho kuba maso ndetse no gukangurira inshuti zawe kuva mu mico itari myiza zigira, mbese ya mico ubona yazishyira mu kaga, mbese ku buryo inshuti zawe zigomba kubaho ari wowe mujyanama zifite. Ubu buryo bwa 14 ushobora kurota urohamamo ni ukubona umuntu warohamye areremba ku mazi. Izi nzozi zo kurota ubona umuntu warohamye areremba ku mazi ni ikimenyetso kikwereka yuko ushobora kuzaba ugiye kunyura mu bibazo bikomeye cyane kandi kwirinda bigoye. Uburyo bwa 15 ushobora kurota inzozi zijyanye no kurohama ni ukurota wowe ubwawe wiroha mu mazi, kurota wiyahura mu mazi. Izi nzozi zo kurota wowe ubwawe wiroha mu mazi, iki ni ikimenyetso cyiza kuko ziguhishurira yuko wowe ubwawe witeguye gukora igishoboka cyose kandi mu buryo ubwo aribwo bwose kugira ngo ugere ku byo wiyemeje. Tukwibutse iyi ngiyi ni Ingando Online. Niba utarakora subscribe, akanya keza ko kwikora na akangaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Kandi no mu gihe waba ushaka kubona ibiganiro tubagezaho mu buryo bwanditse, ushobora kudukurikira ku rukuta rwacu rwa Facebook ndetse na Instagram. Kuri Instagram ugakora follow, hanyuma ukajya no kuri Facebook ku rukuta rwacu ugashakisha Ingando Online, nirwo rukuta rwacu, hanyuma ugakora like. Aho ngaho nawe uzaba ugiye mu mubare w'abantu benshi babona ibiganiro byacu ko tubishyizeho ako kanya. Turabashimiye.